Imana bamugisha mwabonye ko babyemeye mwicarire ntabwo dutinda rero kuko abageni twarabigishije bihagije baraheshugisha Tangiriro ibice 2 umurongo wa 18 aravuga ngo kandi Uwiteka Imana iravuga ati si byiza ko uyu muntu aba wenyine reka muremere umufasha umukwiriye 21 akavuga ngo akavuga ngo Uwiteka Imana isinziriza uwo muntu uticura arasinzira imukora mu rubavu rumwe ihasubiza inyama urwo rubavu Uwiteka Imana yakuye muri uwo muntu iruhindura umugore imushyira uwo muntu aravuga ati uyu ni igufa ryo mu mafa yanjye n'akarakomara yanjye azitwa umugore ko yakuwe mu mugabo byo ituma umuntu azasa se na nyina akabana n'umugore we akaramata bombi umubiri umwe amen abyumvishe yuko ubukwe bwa bene data ntabwo ari umunsi ubaye Adamu nawe yabaye muri Edeni ariko aba wenyine Imana iravuga ngo si byiza ko aba wenyine hanyuma reka murere mufasha umukwiriye nuko ngo irasinziriza ubuticura irangije aravuga ngo uyu nguyu imukora mu rubavu imukuriramo umugore irangije amubonye yicuye aravuga yo akanakarakomara yanjye Jean Paul ako nakarakomara yawe nakagufa ko magufa yawe bazitwa umugore ukagomuka niyo mpamvu ngo umuntu asiga se na nyina akabana n'umugore we cyangwa umugabo w'akaramata niko Bibiliya ivuga niyo mpamvu rero uyu munsi mwandikunze abana bacu kandi tubakunze ariko uyu munsi barajya kure mu muryango wabo hanyuma mu Migani 31:10 avuga ngo umugore w'imico myiza ninde wamubona arusha cyane rwose Marie Jeanne umutima w'umugabo we uhora umwiringira kandi ntazabura kuruhuka umugore w'umutima ntabwo wapfa kumubona ariko Uwiteka niwe umutanga Jean Paul ubu ni umugore w'umutima arwaye ugomba kumukunda ngo kandi ngo ahora amugirira neza ntabwo amugirira nabi igihe cyose kiri ugomba guhora ugirira neza umugore wawe igihe cyose kiriho ukamukorera ibyiza kandi bashaka ubwoya bw'intama n'imigwegwe anezezwa no gukoresha amaboko ye ngo ameze nk'inguge z'abagenza azana ibyo kurya abikura kure abyuka kare utaracya agabura abo mu rugo agategeka abaja be imirimo ibakwiriye uwo mugore w'umutima rero ahora ashaka ikintu cyateza imbere umuryango we ahora ashaka ikintu cyateza urugo rwe imbere uwo nguwo ngo yitegereza n'umurimo akawugura ntabwo ari ukuvuga ngo uyu munsi Jean Claude niwe uzazinduka ajya gushaka imibereho gusa ariko nawe aragenda akabona umurima mwiza akawugura akawutezamo n'urutoki kubw'inyungu ivuye mu maboko ye yewe ngo afatisha ukuboko urubambo ruriho ipamba intoki ze zigafata igiti baramburira abakene ibiganza kandi intoki akazitiza amaboko umugore mwiza rero niwe Imana iguhaye uyu munsi hanyuma mu Migani 19:14 avuga ngo urugo n'amatungo umuntu abiragwa n'ababyeyi ariko umugore w'itonda muhabwa Uwiteka rero nta kindi ababyeyi baguha imirima amatungo baguha ki ariko umugore w'itonda ni Uwiteka umutanga ni Uwiteka aramuguhaye umukunde kandi umukorere ibishoboka byose muzi ko mu Efeso 5:22 avuga ngo bagore mugandukira abagabo banyu hanyuma 25 avuga ngo bagabo mukunde abagore banyu Jean Claude cyushizwe no gukunda umugore wawe nawe akakuma ugomba kumukunda yaba uyu munsi urabona agomba guhora ari mwiza imbere yawe isi yose ukamubona ko ari uw'igiciro udategereje uko umuntu agenda asaza agenda anacuyuka kuko igihe cyose agomba guhora ari mwiza ugomba guhora igihe cyose yamubwiraga joteme ugomba kuyibona